Mwiriwe neza abanyeshuri beza ndetse namwe mushaka kumenya ikinyarwanda, murakoze cyane. Uyu munsi rero tugiye gutangira ku isomo rishya rigendanye n'icyo bita ibinyazina. Ese ikinyazina, iyo twumvise ikinyazina twumva iki? Amoko y'ibinyazina ni angahe? Ese amwe muri yo turi buvuge hari ubwo waba uzimo na rimwe? Turareba n'ingero z'ibinyazina. N'abatindi rero reka dukomeze. Tugiye kubanza turebe ishoza y'ikinyazina. Ikinyazina ni iki? Ikinyazina ni ubwoko bw'ijambo risobanura izina. Ikinyazina gishobora gusimbura izina cyangwa kikariherekeza. Tutirengagije ko kandi hari n'ibinyazina bishobora kugira indomo. Reka dukomeze. Tugiye kureba amoko y'ibinyazina. Reka duhere mbere na mbere, reka tubanze twirebere amatsinda y'ibinyazina mbere yuko tureba amoko nk'uko nari mbibabwiye. Ubundi amatsinda y'ibinyazina dusangamo ibinyazina bibanziriza izina cyangwa inshinga. Tugasangamo ibinyazina bijya hagati y'amazina abiri afitanye isano, ndetse n'ibinyazina bikurikira izina, n'ibinyazina bisimbura izina. Nk'uko twabivuze rero, turajya dufata n'ingero. Reka duhere ku binyazina bibanziriza izina cyangwa inshinga. Nk'urugero, aho hantu hari kure. Icyo ni ikinyazina. Iyo ni nyereka. Twirebere urundi rugero. Ukavuga ngo undi mukobwa yitwa Kabatesi. Ubwo undi ni ikinyazina ndafutura. Ukavuga ngo wa mwana we ubanza uri mukerarugendo. Icyo ni ikinyazina mpamagazi. Reka twirebere irindi tsinda. Ibinyazina bijya hagati y'amazina abiri afitanye isano. Aha rero dushobora gusangamo ikinyazina nyereka. Tukaba tuvuga ngo intara y'Amajyepfo, umujyi wa Kigali, ikibuye cya Kamegeri, ibiruhuko bya Noheli. Iyo bya iki ni ikinyazina ngenera. Turebe irindi tsinda. Turebe ibinyazina bikurikira izina cyangwa inshinga. Ukaba wavuga ngo afite mukuru we. Ikinyazina ngenera. Ukaba wavuga ngo nabonye ibintu byose. Iki ni ikinyazina ngenga gifite umusuma se. Twikomereze rero tujye ku itsinda rya, twaje kureba amatsinda angahe? Ni amatsinda atatu. Tujye ku itsinda rya kane, ibinyazina bisimbura izina. Ukavuga ngo bamwe twarajyanye. Bamwe akaba ari ikinyazina. Ukavuga ngo aho nageze ni henshi. Aho nageze. Ukavuga ati abandi babonye ibihembo. Iki ni ikinyazina ndafutura. Abandi. Twihuse cyane rero, twarebaga amatsinda y'ibinyazina. Ubu tugiye kwirebera amoko y'ibinyazina. Ibinyazina birimo amoko atandukanye hakurikijwe imiterere n'imikoreshereze yabyo. Muri ayo moko dusangamo ikinyazina nyereka, ikinyazina mpamagazi, ikinyazina mbanziriza, ikinyazina ngenera, ikinyazina ngenga, n'ikinyazina cy'inyunge, ikinyazina nyamubaro, ikinyazina ndafutura, ikinyazina mbaza cyangwa se bakacyita mbazamubare. Tugasangamo n'ikinyazina mboneranteko. Ariko muri ibyo binyazina uyu munsi tugiye kwirebera ikinyazina nyereka n'ikinyazina mbanziriza. Umunsi ukurikiyeho tuzaza twirebera
ikinyazina mpamagazi ndetse n'ikinyazina ngenera. Twihuse cyane rero, reka twirebere ku kinyazina nyereka. Ikinyazina nyereka ni ijambo rigaragarira izina rikaryerekana rikarisimbura. Ikinyazina nyereka gishobora kuba kitagira izina bikagaragazwa n'ikimenyetso o. Hari ibicumbi rero biranga iki kinyazina nyereka. Icya mbere ni o, icya kabiri ni no, icya gatatu ni riya, icya kane ni rya, icya gatanu ni a. Urugero rw'ikinyazina nyereka kuvuga ngo bano bana ni abahanga, naho aho cyasimbuye kavuga ngo ni umwana cyasimbuye. Nk'uko twari tuvuga ngo uwo mwana, twavuga ngo uwo mwana araje, uwo mwana araje. Dukomeze rero, reka duhere mbabwire nk'icyitonderwa ku bijyanye n'ibi kinyazina nyereka. Icyitonderwa kiravuga ngo iki kinyazina igicumbi o cyacyo kugira ngo kiboneke nuko kiba cyerekana umuntu, ikintu cyegereye icyo kintu cyegereye nyakuvuga mu nteko ya mbere, mu nteko ya gatatu, iya kane, iya gatandatu ndetse no mu nteko ya cyenda. Mubyibuke neza mu isomo ryabanje naberetse inteko z'amazina uko zigiye zikurikirana, muba mu mirima kibinana rukatubukuha. Aho indangasano idasa n'indanganteko y'ikinyazina, indangasano ifata inyerera y'ibumoso bwayo. Inyerera ni ya na wa. Urugero, uyu mwana aritonda. Uyu ugiye gukora uturemajambo ni u, yu, o. Iyi nka irarisha. I, yi, o. Ugateranyaho icyo gicumbi nke cya kindi cya o. Aka kabindi a, ka, o k'ibinyazina akenshi byinshi bikorwa. Icyitonderwa, iyo ikinyazina nyereka gitangiwe n'akaremajambo gahamya nkanga, kiriya gicumbi o gifata isaku nyejuru, ukavuga ngo ngaba. Ubwo iyo ba n'undi wako yafashe isaku, n'ujya gukora uvuga ngo nga, a, ba, akanyerezo o. Ngizi ni ya ntuza, ni ka karemajambo gahamya nga, ukavuga ngo ngizi, ukavuga ngo ni nga. I, za, i, zi nyine, o. Nguyu umwana ushaka, ngizi nka ukeneye. Nguyu ukavuga ngo ni nga, uyu, nga, u, yu, o. Naho ikinyazina cyisubiyemo nga, ukaba bavuga ngo ahangaha, nayo ifata isaku nyejuru ndetse no kuri cya gicumbi o naho hakajya isaku. Ukavuga ngo ahangaha, a, ha, o, nga igahita ifata isaku, a, ha, o. Ese ubundi ikinyazina nyereka gifite igicumbi o kubera iki kiba gifite akahe kamaro?
Ikinyazina nyereka gifite igicumbi o cyerekana umuntu cyangwa se ikintu kiri hafi ya nyakubwirwa kandi kikagira uturemajambo twose uko ari dutatu, ari two indomo, indangakinyazina ndetse n'igicumbi. Urugero rw'abavuga ngo uwo mwana ndamuzi, o. Uturemajambo ntabwo nzi niba mutwumva neza ariko tuzagenda tubisubiramo muzabyumva. Uwo mwana ngo turi gukora uwo ni o. Icyo giti o. Icyitonderwa, ikinyazina gifata isaku nyejuru iyo ikinyazina gitangiwe n'akaremajambo nga. Ikinyazina gifata isaku nyejuru iyo ikinyazina gitangiwe n'akaremajambo nga. Mubyibuke neza, turi ku bicumbi by'ikinyazina nyereka. Tugeze ku gicumbi gifite no, gicumbi cyangwa se gicumbi cya no ku kinyazina nyereka. Ukavuga ngo uno mugabo ndamuzi, ino nka irarisha, zino hene zirarisha. Akaba ari o no. Impamvu bashyizeho o ntabwo ari o nyakuri ahubwo niburizwamo. Ubundi bakunda kuyinyuzamo agakato hagati kerekana iburizwamo. Impamvu babikoze ni uko hari ibyabanje tudafite ntabwo biri kugaragara, niyo mpamvu bakunda gukoresha iburizwamo, hari ikiba kibura nyine. Ikinyazina nyereka gifite igicumbi a cyerekana umuntu, ikintu, abavugana baziranyeho. Umuntu, ikintu, ibivugana biziranyeho cyangwa se abavugana bagize ibiki baziranyeho, cyangwa se ivuga ngo ikintu muri kuvugaho habamo ya a. Kuvuga ngo wa mwana yaritondaga. Uwo uri kubwira yaba nyakuvuga cyangwa nyakubwirwa, uwo uri kubwira yaragize ute, icyo kintu kumubwira arakizi. Ukavuga ngo ha hantu hari heza, mushobora kuba mwarajyanyeyo, ushobora kuba yari muri hoteli wowe tukajijisha wenda abantu badahari cyangwa se bahari ntibumve ko bati ndashaka kubirondora, bati ha hantu twajyanye hari heza kabisa. Za hene ziraje, za hene ziraje. Ubwo ni zi a tukuri ibicumbi. Niba ari wa mwana yaritondaga a. Niba ari urundi rugero kuvuga ngo rwa rugo rwubatse neza, rwa rugo rwubatse neza. Ubwo ni a. Ubundi burizwamo si na ngombwa kubanza kurishyiraho ukora ese mpamvu turi gukoresha ibi bintu muri kubyumva. Mere hano kuvuga ngo wa mwana ntabwo twandika u mu turemajambo akenshi na kenshi cyeka ari mu bindi bintu, ariko mu binyazina wa isimburwa na u. Ipfa ko ari umuntu, ipfa ko surumva ko ari umuntu, ni u ahara dukoresha igona nkuru za hene. Ubwo ni za hene, za hene ni zi a. Ko ibi ngibi impamvu tuvuga ngo zi a, bavuga ngo wa u a, uturemajambo tw'ikinyazina cyangwa se hari ibicumbi by'ibinyazina. Turavuga ngo uba u iri a, kibi izi ukatubu kuha. Uba u iri a, kibi izi atukuha. Subiremo, uba u iri a, kibi izi rukatubukuha. Tugeze ku gicumbi cy'ikinyazina nyereka cyitwa riya. Aho ikivugwa kiba kiri kure y'ubwirwa. Kavuga ngo bariya bana ndabakunda, akaba ari ba riya.
kaba ngo ko ni uba murabyibuka ba ubwo niba riya ziriya hene ziriya ngo buriya bwato ni bunini buriya. Ikinyazina nyereka gifite igicumbi rya cyerekana umuntu, ikintu, nyakuvuga na nyakubwirwa baziranyeho. Barya urya mwana ni mwiza, urya tukurira kuri rya. Ikinyazina nyereka gifite igicumbi rya, kuvuga ngo kirya giti ni cyiza, kirya ni kirya. Kuvuga ngo urya mugore aritonda ni urya. Burya bukwe bwari bwiza, harya ahantu hari haryoshye, harya ahantu ngo ni harya. Twikomereze tugeze ku kinyazina mbanziriza. Ikinyazina mbanziriza gikora gite? Duhita turangiza iri somo then dukomeza umunsi ukurikiyeho. Ikinyazina mbanziriza gisimbura ijambo ribanziriza inshinga. Ni ukuvuga ko buri gihe gifata umwanya wacyo imbere y'inshinga. Ikinyazina mbanziriza gisimbura ijambo ribanziriza inshinga, ubundi ni naho rikura iri zina ryacyo ko ari kubanza, ukubimbura, yose ayo magambo ajya gusa. Twihuse cyane ntabwo tubatinda ko ikinyazina mbanziriza kirivugira, nacyo kiroroha, ntabwo ari nka nyereka. Ikinyazina mbanziriza kibanziriza inshinga nk'uko tumaze kubisoma, kibanziriza inshinga. Ngo hari ibyabanje, ubwo ibyabanje ikinyazina gihita kibisimbura, inshinga igahita ikurikira. Ngo icyo nshaka kiraje kuba yari ikintu, kuno twavuga ko gisimbura ibintu, umuntu n'ibindi. Uwo nshaka ntarahagera, ntarahagera, ubwo ni umuntu. Ibyo nkeneye ntibiraza, ibyo ni ikinyazina mbanziriza. Utwo nkunda si utwo, ni inshinga gukunda, utwo akaba ari ikinyazina mbanziriza. Ubwo ni tuo mubyibuke. Tubisubiremo, uba iri a kibi izi rugatubukuha, iyo ni tu yanga. Utwo nshaka si utwo. Kongo aho ujishe agasabo cyangwa se igisabo ntuhatera ibuye. Ijambo kujisha cyangwa se kuzirika, umanika ikintu ni inshinga. Ikinyazina mbanziriza rero kigira nacyo icyitonderwa. Mu myandikire isanzwe ikinyazina nyereka gifite igicumbi o gisa n'ikinyazina mbanziriza. Itandukaniro rigaragarira mu mvugo no mu myandikire. Inyandiko ya gihanga. Igicumbi cy'ikinyazina mbanziriza kigira isaku nyejuru. Mubyibuke neza mu kinyazina nyereka twavuga ngo uwo mwana gifite ubukini ni uo, urumva ko bijya kumera kimwe. Mu gihe hano hajyaho isaku ukavuga ngo uwo nshaka. Batuye ngo mu kinyazina nyereka kijya gusa n'ikinyazina mbanziriza. None turabibonye ko nyine bijya gusa ariko bigatandukana n'inyandiko ya gihanga. Kwa ngo uwo mugore ndamukunda. Uwo mugore icyo ni ikinyazina nyereka. Nyamara bigatandukana n'inyandiko ya gihanga, nuvuga ngo uwo nshaka ndamukunda. Uwo nuvuga ko ni uwo, byose ni uwo, ariko bayo ikinyazina mbanziriza ugashyiraho iki? Isaku nyejuru. Cyo ni icyitonderwa. N'ubundi ikinyazina nyereka n'ikinyazina mbanziriza turikubona ko byenda gusa, ariko reka twirebere ikindi gishobora kuba cyabitandukanye. Sasa ikirindi itandukaniro. Ubundi ikinyazina mbanziriza akenshi na kenshi kibanziriza inshinga. Nako nturebye ni ihame.
naho ikinyazina nyereka cyo gikunda kubanziriza cyangwa se ibyo gikoreshwamo aba ari ku izina, cyo kibanziriza akenshi na kenshi, dushyiraho akenshi na kenshi kibanziriza iki? Izina. Reka rero mpinira ahangaha, tuzakomeza n'isomo rikurikiyeho, nkuko nayo tuzaba twirebera ikinyazina mpamagazi, turebe n'ikinyazina ngenera, ibinyazina tubinyuremo tubirangize, dukomeze n'andi masomo akurikira y'ibindi. Bafitiye ibintu byinshi tuzagenda twiga. Icya mbere ni uko mubanza gukora subscribe, like, share and comment kugira ngo ndebe ko ibiganiro byanjye muba mubikurikirana. Bye bye, mugire umunsi mwiza, umugoroba mwiza, ndetse n'ibikorwa mukora muhirwe. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.